nk'uko nabemereye kubahigira abanyempano, nkunda kuvuga ngo drone nkizamura jya umenya ko undi munyempano agiye kugaragara. Uyu munsi rero menya ngo nabazaniye iki, ntujye kure ntujye kure, gusa banza urebe niba warakanze subscribe, nyamuneka nta kindi kintu nkusabiye, kanda subscribe ubundi tujye dusangira ibitekerezo muri comment, wibuke kandi ukanda like kuri iyi video. Uyu munsi nabazaniye abajene, yaba ari abagenda ku nkweto z'amapine, yaba ari abagenda ku bintu bimeze nk'amaguru ya alien, yaba ari abagenda ku mugozi, ku rudodo. Nshuti yanjye ntujye kure y'iyi video. Noneho rero ikindi kintu kirenze, hari umujene ugenda ku kagare k'ipine rimwe, ariko ko nawe ngo nzabahigira abanyempano. Nta kindi we musaba, kanda subscribe, tubwire muri comment ukomeje kubona video zacu, ubundi ukande kuri like, sangiza iyi video inshuti zawe, reka twigendere no kubatindira. Mu ndebe none araguye. Yarabwiye ngo drone nkikubita ikirere menya kundi munyempano agiye kugaragara, mba mbonye abajene noneho bari guciringa. Murabona uburyo bari guciringa, murabona mbonye n'akana gato cyane kabigiramo. Ubundi ndibaza ngo ubundi aba bajene ni bande, bakora ibiki? Nimujye kure barambwiye ngo bakora n'ibindi bintu bidasanzwe, ariko ahangaha ndi kwibona noneho umujene hano mu bitugu bye handitsemo aya magambo, murayabona ngo ni promoting niba ari make. Ibintu byanditse inyuma se urabizi? Yego ndabizi. N'ibyanditse imbere birumvikana urabizi? Ndabizi cyane. Ukurakaye se? Oya ntabwo ndakaye, ahubwo nuko biranshimishije kuba ikintu kimbajijeho, ariko kazi kanjye aricyo kintu nkunda gukora. Niko kazi kawe. Hano abitegereza neza ibi bintu byo bari kubisobanukira, sibyo? Ahangaha rero muhuye n'umujene, ariko nabanje kubereka ibyamamare bindi aho biri guciringa. Hano harimo undi mugabo wambaye ibintu bidasanzwe, wigiye narabavugiye ngo nta kintu ntazabazanye. Drone nkikubita ikirere menya ko undi munyempano agaragara, ariko ngaruka ahangaha nabonye hari umujene wambaye umupira ubrandinze kabisa ibintu byinshi, kandi numvise bambwira ngo akora ibintu bidasanzwe, ariko ubundi abona bimenyereye. Dore niba ari bagenda kwa bya bikweto no kugatara, none uyu nguyu aje ambwira ngo akora ibintu bidasanzwe. Papa, watangira wibwira abantu bari kureba impano zitandukanye, bari kureba Rwanda Bullet Skaters Club, twaravuze ngo gahunda no guhiga abanyempano aho bari hose. Dore tukayikubita ikirere, ubundi tukakwereka abanyarwanda n'isi yose. Tangira wibwira abantu badukurikiye natubwira ibintu ukora bidasanzwe ko. Ngiye gusora koze cyane. Amazina banyitanshi nitwa Nshimiyimana Enoke, ngenda umwakorobate, nkora mfite amanimero menshi nkora. Abantu bajya bayishidikanyeho ngo nkoresha imiti, hari guca ku ndodo, hari kugenda ku igare ry'ipine rimwe, dukora ibintu byinshi. Kubivuga mu magambo byatinda byagorana. Ati mfite ibintu byinshi ariko kubivuga mu magambo byagorana. None duhuriye muri Car Free Day, ibyo bintu byose witeguye kubibereka cyangwa hari ibintu wumva uri bubereke wenda bijyanye wenda n'uyu munsi, kuko ntabwo wari uzi ko turi buhure? Imateriel zose uba zifite z'ibyo bintu ukora? Yego ntabwo nari ko turi bwahure, ariko hari ibyo wenda musanze mfite nabyutse nkoreraho siporo. Ibyo ngibyo rero ntacyo nabanyirizaho gakeya nkabereka. Tubwire none ibintu ufite ugiye kwifashisha kutwereka ni ibiki? Hari kugenda ku rudodo, hari bakoroke ku rudodo, abenshi ntabwo bajya babyumva. Abenshi ubwo se urwo rudodo uvuga? Yego, ariko wanze gupara roko. Ibyo by'urudodo byororesha. Wetse gato, uyu mujene rero atangiye kumbeshya ngo aragenda ku rudodo. Wetse ubundi twerekere urwo rudodo se urufite mu ipantaro? Oya narwe style no mureke twerekere ahantu urwo rudodo ruri. Okay, Messi, hano hari umujene bamubwiye ngo agiye kugenda ku rudodo. Ibyo bintu urumva ko bishoboka? ubwo bivuze reka tubyemere tujye kureba. Noneho Messi yumva ko wigenje ku rudodo, ndamanika amaboko reka tujye kureba. Sasa rero wowe wigize flying machine, none wumvishe umuntu ugiye kugenda ku rudodo, urabyizera rugendaho? Arabigenda uzatinya umuntu wavuze ikintu. Uzatinya umuntu wavuze ikintu? Ahangaha mbonye wa muzungu wapfubye, umuzungu uvuga ikinyarwanda abaho. Uretse gato Safi, ubundi nzi ko njye maze igihe ntunga drone nkabona ari mwege mbona hasi ku mihanda, none kimwe batasanga umujene ngo agenda ku rudodo, ibyo urabyemera? Ndabibara mbikuye.
ndabara mbibonye hano hari Yezu umwe ku mubumbe ubundi aba yaje kuri dredi yaganje ubundi kuba yavuka nabuye bamwogosha ngo yiyemeje kwasabye nizere kutazahura n'abagore uhura n'ibibazo umuntu wayize nake nguki ngewe ndahura n'ibibazo byinshi biri hano biragucanga ibintu hano biri buncanga byazanaga umuntu urarira gucangura ubundi ubwabyo byatangiye kuncanga nyibona Yezu w'umwirabura ubundi cyangwa Yezu nuko yasaga baraturi aho nabona ari mari ubaze neza ntabwo nari mari nshuti uyu mujene mbonye umujene uvuga ngo aragenda ku rudodo uyu muntu nawe ndabizi nta gasozi utahenyeho kandi ubundi ibi bintu ni ibyawe nawe ndakuze mu myaka 20 ishize ibintu byikaragaho none wazanye new version urabona dore new version wetse nshuti nshaka kumbwira uriya mujene ibintu avuze byo guca ku rudodo urabyizera ko abikora uriya mujene abanza kugenda ku igare mbere na mbere bitugaragariza ko ashobora kugenda kurya mugozi yamanitse hariya ibintu azi cyane nanjye menyereye mu bantu bakina umugozi naje gusanga ari we mujene uzi kugendera ku mugozi atekeraho umureti ameseraho aterura amagazi 20 ya fanta cyangwa byeri agenda ku mugozi aterura amagazi ya fanta ariko mureke tumanuke tugende ubundi uwo mugozi bavuga uwo mugozi uri hehe kwa ariko igare yavuga ni irise kwa mujena toroshye wana mu ndebe noneho ngwi iryo ni igare se naryo ntabwo ari igare y'ipine rimwe se ribaho ndebera haki ya mungu reka twigendere ku mugozi umujeni ngo arabanza agende ku igare ariko ngira ngo rirase ni igare ahubwo we narababwiye nyizamura dore niyo kumunyemana agiye kugaragara ngo umugozi sasa rero hano baravuga ngo urudodo gitare we narababwiye dore nikizamuka amenya ko agiye gushya Yesu ibi ni ibiki noneho uzi ko mvuze Yesu nduwo kwashe umwana wo mu batambyi dore rwa rudodo murarubona rwa rudodo muri kurubona buretse gake hari ikintu ntari gusobanukira yego uyu nguyu aravuze ngo agiye kugenda kwa ruriya rudodo oya buretse kwanza gato mbanze mbitekereze gusa urudodo yarugendaho rero nayo mbabwiye ngo ibintu bitangiye kuncanga ndi kubona umujeni hariya uri kwisopima sibyo ariko ahangaha ndabona ari kwikoresha utuntu ntazi niba ari ubwoba dore ngo umugozi nani ngo umugozi ni urudodo ngo ni urudodo si n'umugozi dore ngo ahantu agiye kugenda dore nahangaha bivuze ngo arava hariya agere hariya sibyo ariko mbere na mbere ndabona batangiye gukora utuntu ntari gusobanukira sibyo njye nshaka kumenya ubundi utuntu dukibarimo bano bajene utuntu dukibarimo ibaze urwo rusinga avuga agiye kujyaho nta nubwo ashobora kuhagera ahagaze hasi dore shaho umujene zikari shaho uyu ni Samusini mwayamuvi njye mbona yacayina bro egera hino ni wewe wambeshye ngwino hano ngwino umbwire uretse gato yego Yesu uriya mujama nta kindi kintu aryamyeho urashaka ibi bintu bisobanurira abantu bari kureba ntabwo reka sobanura njyewe ngubu mbivuyemo wowe sobanura uriya muntu ari kugira ibi ngibi rero nuko aracyari kwishyushya nagatangira show ya nyayo nyirizina ngo ari kwishyushya rimwe nakwemereye mu ndebere ngo ari kwishyushya uyu mujene mu ndebere bavuga Samusini muri mu byo mwambaza atase urudodo barucaho bya nyabyo we nabwo ngo done nyikubita ikiremenya ko Samusini mugiye kumubona mwabonye muvi nyinshi dore Samusini ari burido dore Samusini wo mu Rwanda mwamubonye oya ntabwo ntabwo biriya bintu byumvikana kameme ubu tugiye kugenda kuri umugozi mureba hano aya ntabwo ibyo bintu bibaho urudodo mureba hano tugiye kurugenda dukoraho show nyinshi ariko tugiye kubanyurizamo ho gakeya kugira ngo natwe ko duke ariko nibikora tuzabereka ibindi birenze ibyo tugiye kubereka oya ibi bintu ntabwo byumvikana kameme hano hari abantu nabo bari aho ngaho barategereje aho yaburetse gato mboye na Hakimu umwe ku mubumbe Hakimu none umva ko wigeje uriya mugabo ngo agiye kugenda kwa rwa rudodo nayamanitse abantu baba bafite equilibre irenze pe navuga ngo ubundi mu Rwanda n'igicumbi cy'Imana abantu bagapinga uretse gato wowe ngo uterura igare wowe ngo ugenda ku ipine rimwe ngaho mbwira uriya mujene uriya mugozi arawugendaho ntabwo bibaho bose bibaho ntabwo wesengera niza ukamenya kubera icyo uvuga ko bitabaho se mwese we wabikora
wenda njye sinabikora none se wowe wari wajya muri control room ya drone uzi ngeyo nyikatisha none ifata n'amashitani uzi ko na bya bintu biri invisible drone yanjye bifata nawe naragufasha kandi nawe mbona uri wo kugatara uretse gato twirebe hoya uretse gato tugaruke kwa wa mujene aritendetse hariya hoya ndagira nongere nisabire uriya mugabo nshaka kumbwira uriya mujene ntabwo ari bugwe hariya oya bira ntabwo aratangira show ibyo ndi kukubwira aratangira show nubona ibirenze biriya nibwo rwavatira noneho ntabwo bibaho n'ubundi urakomeza uvuga ko bitabaho hoya uretse gato hoya komeza usobanurira abantu wenda abantu bari kureba iyi video bashobora kugira ngo harimo montage iyi video nyifashe nibereye ku kibuga dore Radisson ngiri dore imbuga dukoreramo ka free day uyu nguyu ngira ngo muramubona none none ahagaze ku rudodo nkamujya munsi nkamurunguruka nge nababwiye mundebe hakiya mu no c'est pas possible mise mvuga n'igifaransa waraye no ntabwo ibi bintu bibaho genda bibaho oya mundebere neza cyangwa hari ibintu afashe osha oya nabyo araguye hoya se kandi wa mujene yatujijishaga mani ntabwo bibaho ibi bintu naravuga ubundi nkizamura drone menya ko umunyemana agiye kugaragara uyu nguyu ibintu akora ntibisanzwe mundebere none araguye hey bro hoya se kandi c'est pas possible hoya ngeva ko digeze mundebere hoya ntabwo uyu nguyu wari umuntu no wavuga ute se ko ari umuntu ntabwo bishoboka uyu si umuntu hoya buretse gato yego hoya muhumure kabisa uyu ni umuntu ibi birashoboka cyane rwose gute ahubwo ntacyo twakoze nabo tutangira show njye nakubwiye nabuze nkubwira ubu muracyishyuye eba none twambarira imyenda twafurira imyenda dutekera nko muri tugashya dufite imbabura n'amagi ibyo ni ibintu dukora cyane ntabwo ari ibintu ndi kuvuga tutarakora yego bamuhatekera umwe iki dufata imbabura tugafata amagi hano ureba twafata mu muhanda nyirizina nyabagendwa uriya mugozi wawe utekera ukamesa dufite show nyinshi dukorera hariya ntabwo ari kwikina ntabwo ari ukubeshya ibi ni ibintu dukora ibi ni imyitozo yacu isanzwe kabisa oya wibeshya ntabwo ibi bintu bishoboka ibi turabikora cyane ntabwo ari ukubeshya gute nyine impamvu mu bishobozi iki ibyo ubonye cyangwa harimo indi myuka ikibonye ni kikwemeza yuko n'ibindi byashoboka none se buriya ntagiye kugwa se oya ntabwo yagotoye aracyari kwishyuza oya buretse gatoya ntabwo ibi bintu ndi kubyumva uyu mutipe mu ndebere niba nta kintu afasheho uretse nze ndebe neza sha kadrone nyikubita ikirere ndebe neza ubu nta kindi kintu afasheho uyu mujene no ntabwo ibi bintu ndi kubyumva oya reka nze nzenguruka impande zose ndebe uyu mujene ubu nta bindi bintu afasheho oya uyu mutipe ashobora kuba hari ibindi afasheho reka nze ndebe neza mundeberera mwebwe murebe iyi video hari ibintu afasheho uyu mujene okay ntabwo njye byumva uwo mujene namanuke hano uwo mujene ambwiye ngwino hano ntabwo njye nabyemera fasha kano kamayika ni ibisanzwe kabisa ni ibisanzwe ibi ngibi ni ibintu nkora hariya ubonye rero hari imbabura mfite nakoze ntekeraho umureti hariya ngafuraho imyenda hariya narara paka mu gitondo hariya ubonye nshaka kuryama saa 12 ngo byita saa 12 za mu gitondo yego birashoboka ni ibintu byanjye no umva bro rekera aho sha kira birarura banza umbwire njye ntabwo ndi kubyumva ntabwo hoya buretse gato umva ninde muntu wumva mwamureba guriya mujene twamurebaga cyane biriya birakoze urabyemeye bibaho akuba ntabikoze bibaho biriya ni ibintu byanjye bro wait se banje sinabigendaho biri ugerageje sinzi mbo wayibasha ariko biba bikomeye cyane biriya ni by'abamitire ni by'abantu ku buryo ntagenda hose ntabwo apfa kubisigaho gusa kaze kwereka n'utundi tuntu dutoya wenda kwigiyagare mutabonye niho ureba ibitendo tuvuye ku mugozi tugiye kujya ku igare urebe ibindi bitangaza urebe muri seriya ryitwa igare buriya ni igare mbanavuye mu Bugesera ndiriho nkaza hano kuri ka free day
nkaza muri siporo mvuye mu Bugesera. No ntabwo byumva naka gasima kukagendaho ntabwo nakagendaho wowe ugenda ku budodo mani mundebe ibi ni ibintu byacu ni ibitendo bitangaza kabisa bro nshaka kumenya ibi bintu wabyitoje ryari ibintu bimanye nk'imyaka nk'icumi mbizi imyaka 10 ubikora urwego mbagezeho ntago ari rwo kucaho gusa ndibitendo ari nuko nambabura nazanye naje muri siporo harafite imbabura ntekeraho umureti nkawuriraho n'ubucapati nkaburya. Okay bwira abantu bari kure impano zitandukanye none ubundi ukorera he siporo uzamurira Nyamata mu karere ka Bugesera ati nkorera oya i Bugesera kandi Bugesera Nyamata mu cyaro none ubundi niho umuntu aba yibereye ariko kandi kuko i Bugesera ni mu cyaro cyari umujyi wabuze ko umujyi ngo hararyoshye cyane hashyushye ameze biriya bintu wabyigiye i Bugesera naje mbizi ariko kuva ngeze mu Bugesera naje chaka ngewe umbwira ahantu watangiye kubyiga uri watangiye mu karere ka Kayonza ari naho mu rugo naje mu Bugesera mu buryo bwa siporo mba ndahakwamiye nuko byagenze ibi bintu mbizi ku banyaburayi bro ibintu mbizi ku banyaburayi iriya ni scam ibi ni ibitendo dukora abantu babonye ibyo ukora batubwire niba koko ari byo nge ntabwo mbyemeye nubwo nari mari simbyemeye oya buretse gato ikindi kintu ugiye gukora ngo ni cyari ngiye ku igare ryanjye ngiye kwereka ibitendo bindi utabonye bitabonye tugiye ku igare ubu ngo busasa ati ngiye kwiga sundi iryo gare uvuga ni iri iri ni igare ngendaho igare ryanjye kabisa ugiye kwereka n'ibindi bitero byinshi cyane byinshi cyane sasa uyu mutipure w'ukuntu ari scam ureba ikintu yita igare nese ubwo iryo ni igare n'akanyabiziga twawe n'utwo warateguye tujyanye n'ibyo wakora bivuze ngo ubu nanjye nanabikora sasa kubera ko nese iri ni igare kubera ko mu buzima busanzwe dukunda siporo duhora tuvumbura dukoze ibi ngaho mutubwire iri wowe aho wabereye niba iwanyu haba amagare iri gare rirahaba nese oya mubyita ibiri ahubwo ibi bintu nibyo mwakoze kubera ko muzi icyo mwabikoreraho bivuze ngo ibi bintu bifite uburyo muri kora aya murabeshya sasa ubu tuzi ko hari abandi baca ku mugozi ariko twebwe twifuza ko dukora ibindi bitendo birenze ibyo abandi babona ahubwo ngiye ikintu ntangiye kubona ibi bikoresho nibyo bibashoboza gukora biriya bintu ntabwo ari mwe mu bikora bivuze ngo n'undi wese yabikora kwa ko niko ibikoresho byesta twebwe kuko dukunda siporo iyo dukoze kimwe tukabona kirakunze twumva twavumbura ikindi kirenze cya kindi twakora oya ndaza kugerageza iri gare ninde muntu ujya muri control room ya drone ngo aze nanjye ngerageze iki kigare ndende wabona nanjye nanagitwara bakaba babeshya ngo ni ibyo bize ngo ni akakanu karagoye nabo oya uretse ndabona ari gutera umujene ngo agiye kubereka n'utundi tuntu hano ntabwo nzi ngo ni uduki iyo nakubwiye ngo nuhubye urahomba okay ese ni wowe wamwigishije oya ura ni metero wanjye ni metero wawe ndi umunyeshuri we ndi n'umuvandimwe we kandi muravukana turavukana ura ni gakuru ngende gato Afiswe abantu koko nangiye kubona ko bashobora kuba banasa dukora byinshi nago ari gusa mubonye dukora byinshi guca mu miriro gucira imiriro ni byinshi bari kwibwa mu magambo nyine oya ntacyo turaza kuvugana ahantu mukorera tuzaze turebe ibintu byose nta kibazo kabisa ubwo mugiye kugira gute rero tugiye guta muri utu dukona dukoze turi kuri ya pine imwe kuri ya pine yego ariko ndashaka nta muntu wakwiyaminiya ngo agende kwa kari akagare nta buri wese yagashobora oya ngewe nkurikiza ukuntu bakagendaho buri wese yagatwara kuko niko kabatwara sibo bagatwara none ushatse kumbwira ko iryo gare hari ubuhanga bundi buririmo ugiye gucamo hano muri utu tuntu ugiye gucamo utu tuntu nta na kamwe ugonze yego oya umujene ati ngiye gucamo utu tuntu twose mwabonye ati ndatunyuramo koci witwara abana batabonye sho ndashaka mwegere hino ku ruhande murebere hino ndashaka ndebe niba ducamo koko musubire inyuma mwege murebere hirya ku ruhande sibyo abafana babaye benshi wa muntu rwose ati ndacamo hano uretse gato araje kwa muhungu ari seriye wana no way we urarwaye wowe sha no way uragaruka
uranagaruka uretse sha no ndebera ati ndagaruka peti musubire inyuma gato sha musubire inyuma gatoya salamu musubire inyuma gatoya ubu nakwiye ngo nyizamura drone menya ko umunyemana agaragaye uramubona gitare we oya no ntabwo ibyo bintu bibaho ntabwo bibaho bro umva ntangiye kuhatera umutwe ndekeyaho sha nshuti wakoze kumpemukira ubusa abantu muje nabo naguhemukiye twabanye duterana amabuye turabana aya ni amashitani mbonye si abantu ubu ntabwo ndarambirota noneho mu ndebere uyu muje n'ibyo yazanye i Kigali n'akataraza nzakazana sinababwiye n'akataraza nzakazana mu ndebere uzi ibintu nk'ibi wagendaho nuko wijijisha. Niba urebye video kugeza irangiye ubonye imeze gute? Ese aba bajene barashoboye ntibashoboye? Ese ubaye utanga amanota wabahangaye ku 10? Nkwibutsa ko ibyo uzi n'ibyo nzi turebye byari ikintu cya fresh nyita itangshaka aka nyiri drone. Peace and love. Ciao.